twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukunda kandi muhora mudukurikiye. Iyi ni korale Christus Renyati yabateguriye isomo ryitwa twige muzika kandi ihora iribagezaho. Ngewe ndi Bahati Welaris. Kuri paji ya 37 tugeze ku gipimo cya 4/4. Igipimo cya 4/4 gishobora no gusimburwa n'inyuguti ya C mu Kinyarwanda cyangwa se inyuguti ya C. Igipimo cya 4/4 ni igipimo cy'ibihe bine, kigaragazwa kandi n'ikimenyetso cya C nkuko maze kubivuga. Nimvuga ngo C, turavuga igipimo cya 4/4 kuko hatuba tumaze kuvuga igipimo cya 3/4. Igipimo cya 4/4 kigaragazwa n'inyuguti ya C cyangwa ya C. Iyo tugitanga dukoresheje akaboko k'iburyo dushushanya gutya. Igihe cya mbere buri gihe cya buri gipimo kigomba kuva hejuru cyerekera hasi. Hanyuma igihe cya kabiri cy'iki gipimo kigana ku ruhande rw'ibumoso iyo ukoresha akaboko kawe k'iburyo. Igihe cya gatatu cy'iki gipimo kigana ku ruhande rw'iburyo iyo ukoresha akaboko kawe k'iburyo. Igihe cya kane cy'iki gipimo gisubira hejuru kubera kuba witegura kongera kujya gusubiramo. Muri kunyumva neza? Iki ni igihe cya mbere, iki ni igihe cya kabiri, iki ni igihe cya gatatu, iki ni igihe cya kane. Hano urimo urakoresha akaboko kawe k'iburyo, ni ukuvuga ko uzaba uri kubyandika gutya, kubishushanya gutya mu kaboko kawe: 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nukoresha akaboko kawe k'ibumoso, igihe cya mbere kizaba kimeze gitya nkuko bisanzwe. Hanyuma igihe cya kabiri cyerekere ku ruhande, igihe cya gatatu cyerekere ku ruhande, igihe cya kane cyerekere ku ruhande. Urimo urakoresha akaboko kawe k'ibumoso. Niba ku cyari igihe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane. Icyo gihe bizaba bimeze bitya: 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ngiye gukoresha amaboko yanjye uko rabiye. Igihe cya mbere kiva hejuru 1, igihe cya kabiri usa n'uwihobera kamaboko anyuranamo, igihe cya gatatu ukarekura amaboko, igihe cya kane ukayasubiza hejuru kugira ngo witegure gutangira. Bizaba ari 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Buri gihe muri ibi bihe bine kingana n'inota rimwe rya gahiri. Wamaze gusobanukirwa neza uko ibipimo cya 2/4 gitangwa, icya 3/4 gitangwa, no gukora igipimo cya 4/4 biroroshye cyane kuko icy'ingenzi ni ukumenya ko buri gihe kingana na gahiri cyangwa andi manota byanganya agaciro. Guhera kuri paji ya 37 hariya hasi ukagenda ukagera rwose kuri paji ya 39 imyitozo myinshi iriho. Nukurikira note urayibona.
aha tugeze rero ni ku mutwe wa karindwi w'isomo ryacu. Umutwe wa karindwi w'isomo ryacu ugizwe n'ibice byinshi. Tugiye kubonamo ibipimo bituzuye, les mesures incomplètes. Tugiye kubonamo iyimurantango cyangwa umutsikiro bita la syncope. Tugiye kubonamo insimburantango cyangwa igitego. Ababyinnye cyane imbyino za Kinyarwanda aka kantu barakazi kitwa igitego, contretemps. Tugiye kubonamo shami nyabubiri, la double croche, shami idomye, croche pointe, n'impinduragaciro, les divisions irrégulières, impinduragaciro. Reka rero twihute. Ibipimo bituzuye ni iki? Rimwe na rimwe igipimo cya mbere n'icya nyuma by'igice cy'ibiririmbwa usanga bituzuye, ariko wabiteranya bigatanga igipimo kimwe cyuzuye hakurikijwe imibare ndangagipimo yatanzwe. Ni rimwe na rimwe, ntabwo ari buri gihe. Igipimo cya mbere cy'ibiririmbwa n'icya nyuma cy'ibiririmbwa usanga bituzuye, ariko wabiteranya bigatanga igipimo kimwe cyuzuye hakurikijwe imibare ndangagipimo yatanzwe. Habaho n'igihe haba hatuzuye gusa igipimo cya mbere, ariko ibikurikira byose kugera ku cya nyuma bikaba byuzuye. Nitugera ku myitozo turabibona. Iyo uririmba igice cy'ibiririmbwa gifite ibipimo bituzuye, ibihe bibura ku gipimo cya mbere bisimburwa n'incecetsa binganya agaciro, hagatangwa igipimo kigenwe, maze amanota atangira akagenda mu bihe byayo hakurikijwe nanone uko igipimo kigenwe. Birasaba ko tubiganiraho tubyanditse kugira ngo tubyumve neza kurushaho. Baratubwiye ngo rimwe na rimwe igipimo cya mbere n'icya nyuma biba bituzuye. Reka tugere dutya akantu gatoya kugira ngo tugasobanukirwe. Dufite igipimo cyacu cy'ibihe bibiri cya kabiri kuri kane. Ni ukuvuga ko dufite kabiri kuri kane, ubundi hagombye kuba muri igipimo cyacu harimo amanota abiri ya gahiri cyangwa binganya agaciro. Noneho ugasanga wenda bashyizemo inota rimwe, hanyuma bagahita bagira gutya bakandikamo andi manota rwose uko bisanzwe ntacyo bitwaye, ariko tukaza gusonga ku musozo nanone bagize batya. Bivuze iki? Iyo ugiye kuririmba, kubera ko hano hari urwusirizo, ibiririmbwa birarangiye. Akenshi iyo ibiririmbwa birangiye, ijwi ritindwaho cyangwa ritindwamo gato. Noneho rero iyo ugiye gutangira kuririmba iki gice, ni ukuvuga ko utanga igipimo cya kabiri kuri kane, amanota yose abura muri iki gipimo cya mbere agasimbuzwa incecetsa mbere y'uko uririmba. Ni ukuvuga ko ndatangira kuririmba gutenga igipimo cyangize ngo mi. Urabona ko mpereye mu gihe cya kabiri, kuko igihe cya mbere cyasimbuwe ndagisimbuza incecetsa kugira ngo mbashe gutera igipimo. Hanyuma amanota, iri nota niza kubiteranya biraza gutanga igipimo cyuzuye. Nicyo umwandiko wa ririya somo ryacu utubwira. Hanyuma baratubwiye ngo iyo uririmba igice cy'ibiririmbwa gifite ibipimo bituzuye, ibihe bibura mu gipimo cya mbere ubisimbuza incecetsa bingana. Nibyo nari ndimo kwerekana hariya. Imyitozo hariya hepfo turayifite. Nimvuga ngo hariya hepfo uze gukurikira note rwose nyuma y'isomo uraza kubibona. Urebe muri note urabibona. Turi kuri page ya 40 y'igitabo cyacu, hariho imyitozo myinshi yadufasha kumva neza icyo twita ibipimo bituzuye.
turabashimiye ko mwakurikiye muri benshi nk'uko bisanzwe, ariko kandi mbere y'uko dusubika isomo dusoza irya none, turabibutsa gukora share, like, muri comment turakomeza kwakira ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo, kugira ngo turebe uburyo twakomeza tugatunganya isomo rikajya ritugeraho ritunganye kurushaho. Ariko tunabibutsa ko subscribe ari ngombwa. Utarayikora n'ubuzi utarayikora, mwibutsa ako kantu kugira ngo isomo rijye riza ahita ribona ku buryo bwihuse. Mwibuke kandi ko kwiga ari uguhozaho. Uko amasomo agenda akurikirana, ni byiza ko mugira imbaraga zo kujya muyasubiramo. Uko muyasubiramo niko mugenda mugira uburyo n'ubushobozi bwo kumva azagenda akurikiraho. Ngaho rero nimukomeze mwige kandi mwigire kumenya. Murakoze. Ijoro ryiza.